Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Twongeye kubereza ikaze inshuti bakunze Impanuro TV, reka mbashimire kandi bifurize 2020 nziza kandi y'ibyiza byose bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero turi mu karere ka Huye n'umurenge wa Ngoma, ahantu ni mu kagari ka Ngoma n'ubundi muri rusange n'ahantu hazwi kwiba nibarabara rya gatatu. N'ahantu hari umwana agira ngo dusure uyu munsi. Umwana ushobora kwibaza ngo ninde se bimeze bite? Uyu munsi rero hari umwana ugiye uzwiho ibintu bitandukanye, n'umwana uzwi ubuhanga butangaje, ariko umwana akaba yaravukanye ibitsina bibiri. Ngira ngo tuye kumusura turebe se mu by'ukuri umwana abayeho gute, turebe ubuzima bwe n'ubuhe se bimeze bite. Hari amakuru atandukanye twagiye twakira atandukanye ava kuri uwo mwana, ngira ngo tugende turebe se uwo mwana ninde se, byaje gute se, bimeze bite, turebe niba koko atari ibinyoma. Ndi ari paso kwizera, ndabasaba gukora subscribe ku Impanuro TV. Ngire ngo nkurikije ahantu baturangiye ni hano imbere, ndi kugenda mbona icyapa bagiye batwereka kugira ngo tubaryo tunyuraho kugira ngo tuhite tugera aho hantu. Ngira ngo tugende rero tugereyo turebe se ibintu bimeze bite kandi dukomeze kujyana. Bakunze Impanuro TV, ndabashimira abantu komeje kubana natwe kandi shimira abakoze subscribe. Reka nkwifuriza amahoro kandi nkwifuriza 2020 ukubere nziza cyane kandi iterambere rikomeze ribageraho muri hose. Uyu munsi rero hari umwana muri kubona kuri kamera z'Impanuro TV, n'umwana ufite umwari kugiye utandukanye. Ajya uyu munsi tuganire kubera ko hari byinshi cyane ngira ngo uyu munsi nako dusangira, kandi ukaba hari igitekerezo wamuha cyangwa se inama wamugira kugira ngo ibikorwa bye bikomeze bitere imbere kandi n'ubuzima yanyuzemo ntimubere nk'inzitizi, kugira ngo n'iterambere rikomeze rize muri rusange. Nanjye ngo tangiye tumwakira muri rusange, tubwire se amazina ye ninde kugira ngo tubone uko tutangira tuganira neza. Mwana makuru meza. Amazina yawe nayahe? Wanyitanishimwe Emeline. Baguhimba ndetse ubundi yewe baguhimba ntazi buzima. Umeze neza? Nese tugusanze ahangaha, ubundi hano niho mu rugo iwanyu. Turabizi cyane uko twagusanze, ngira ngo wanatwakiriye. Tugusanze mu kazi kawe ka buri munsi. Ubundi Emeline, ni muntu ki? Yavutse ryari, bimeze bite? Njye navutse 2006. Uguje imyaka ingahe? 13. Niko se Emeline, ubundi hari amakuru atandukanye agenda avugwa agiye atandukanye ngo so ngo ugiye ngo avugana ibitsina bibiri. Ibyo bintu nibyo cyangwa no kubeshya? Nibyo. Byabaye ryari? Duhugu hamwe niba hari kibiziho kugira ngo n'abantu badukurikiranye bumve mu by'ukuri muri rusange niba ibitimo turavuga bifite ishingiro kandi biba bifite n'ubusobanuro kugira ngo nabo bagende basobanukirwa. Byabaye nkivuka. Byaje gukira gute? Twarivuje turivuza kuva navuka. Papa akirirwa ajya kwa muganga buri wa mbere. Muri uyu mwaka niho twagiye kuri Faisal nyine, baduca amafaranga menshi, baduca 9,000,000. Papa arasaba nyine, aravuga ati ntabwo amafaranga nayabona, biramusaza. Undi bamugira inama yo kujya muri RSSB. Agiye muri RSSB nyine niho baduciye 900,000. Nabyo aravuga ati ntiyayibona nyine kuko RSSB iradufasha. Papa ariko nawe yari afite ibishyimbo yari miliyoni, ndabigurisha 500,000. Ubwo buzima se muri rusange bw'urumva wavukiyemo byari bimeze bite? Kuko turabona uyu munsi numaze kuba umuntu mukuru. Uyu munsi ubuzima buhagaze gute? Buri neza. Ariko si neza cyane kubera ko muri 2016 twabuze umubyeyi wacu. Ubundi mama wacu asize umwana w'ukwezi kumwe. Nuko umugore abaga harahira ipfa kurya kabiri, niwe waje aramujyana aramurera, n'ubu ngubu nibwo aracyamurera. Nabafashije kugira ngo umwana abashe kuba yakura. Gusa yenda nkamwe urumva ubuzima ntabwo bwari bworoshye bitewe n'ubwo burwayi n'iki, no kugira ngo ubuzima bwanyu bwe bwakomeza. Ubundi nk'ubu wabashije kuba wakwiga? Ntabwo nigaga rimwe na rimwe. Uyu munsi se ariko ubu ngubu ngire ngo uburiga? Ubu ngubu ndiga. Ngiye muri segonderi.
Warangije mu gatandatu primaire? Narangije mu gatandatu primaire. Warabitsinze se? Wabaye kangahe? Nabaye karindwi. Mu kigo cyose? Oya, mu ishuri ryacu. None se ubungubu tuvuge hari ubushobozi bwo kuba wabasha kujya gutangira amashuri ukiga bimeze bite? Ubushobozi ntabwo. Ese urabona ahantu umubyeyi akura amafaranga kugira ngo abashe kuba yakwishyura segonderi nawe wige nk'abandi bana? Ntawe. Keretse agurishije inzu tubamo. Kandi urabona ntabwo mwasigara muba hanze? Ntabwo twasigara tuba hanze n'abavandimwe banjye. Nuko rero none se ubundi kwiga byigize bikorohera bitewe n'ubuzima bagamo ku ishuri n'iki byarakoroye kugira ngo babe batangira kwiga bimeze gute aho ngaho? Ntabwo byigeze binyorohera nyine. Kandi abanyeshuri nyine banshyiraga mu kato. Ndi rimwe na rimwe sinige. Ni nk'izi ngorane zawe bavanga ngo gushyira mu kato ni nk'ibihe bintu bikomeye cyane ati bakoraga ukumva ko gushyize mu kato bigutera kwiheba? Bamwe mu wa gatandatu niga mu wa gatatu barankubitaga ngo nimbere kandi nkabyanga. Tuvuge uyu munsi rero hari uko ubayeho bitewe n'ubuzima butandukanye, ubona se uyu munsi byarashize bimeze bite? Byarashize. Umeze neza nta kibazo? Nta kibazo. None se yenda tuvuge tugusanze aha ngaha uri gukora ibintu bigiye bitandukanye, turabona amatelefone, turabona iki, amaradiyo, turabona amaketo, turabona amatelefone, ibi bintu bimeze bite? Ibintu nyine nibyo mba ndimo ndakora buri gihe ndi hano mu rugo, nibyo mba nibereyemo. Uko bisanzwe gutyo. Vango mu kiruhuko urimo urakora ibintu by'ubutekinisiye, amaradiyo, amaketo, amatelefone byose urabikora? Ndabikora, undi igihe kimwe nkanabigurisha. Urabifata ugafata ibyuma ukabikora ukabigurisha kugira ubuntu ko uzigama udufaranga? Yego. Hari ibyakoze se ukagurisha? Nakoze nka radiyo ndayigurisha 500, indi nkora n'amatoroshi ndayagurisha nayo. Ibyo ukora se wabikuye hehe? Mba nabikuye ndagenda nkabishakashaka nkasanga nk'ahantu bataye ikiradiyo cyapfuye nkakibasaba bakakimpa, cyangwa mu rugo haba hafi ikintu undi papa akakijugunya nkagitora cyangwa bakakimpa. Ukakibyaza umusaruro? Yego. Ubuse turabona ufite telefone mu ntoki gusanze nk'ibyo wari urimo urakora mu buzima bwa buri munsi, ubundi bino bintu wabitangiye ryari nyine byaje gute? Njyewe nabitangiye ndi mutoya, byaje niyumva nafashe agapuru nyine nasanze umuntu arimo aratekinika nyine ndamwata wantije aka gapuru kamera, arabanza arabyanga ariko aza kubinyemerera ndagafata mfatana basinshyiraho, mbona birakunze. Hashize igihe ndaza mu rugo nyine urabona iriya nzu naragiye ko nta muriro wabagamo, ndafata ampuru na batiri nini nyine ndishyiraho hariya mu gikoni ikazabonesha no mu nzu nini, undi akazajya habona bakanahatekera habona. Ari wabikoze? Ari njyewe. Unase izi telefone ni y'abana bakuzaniye ngo ukore bimeze bite? Oya, iyi ngiyi niyo musaza wanjye yataye ndayitora. Urimo urayikora? Ndimo ndayikora nyine. Nese ibi bintu urabikora ukabona birakunda? Tuvuge ino telefone urabona ufite icyizere ko bari barayitaye n'iki urabona ko bashaka kuyikora ukaba yakongera ikajya ku murongo neza? Mfite icyizere kuba yakongera igakora. Ese ikoranabuhanga wadukanye wa mwana we urabona bizakugeza he, birava he, birajya bimeze bite? Ibi ngibi rero ibyo numva naziga ukabiminuza? Ibindi akaba n'akazi kanjye nyine kantunga. Emerine rero ubundi se tuvuge n'urugero bino bikorwa ukora hari icyo bigufasha? Tuvuge se hari iby'abaturage ujye ukora yenda basanzwe bahangaha cyangwa ukora ibyano mu rugo gusa? Hari igihe n'umuturage azana nka batiri yagize nk'ikibazo na telefone cyangwa yaguye mu mazi, nkamugira inama yo kujya kuyishyira mu muceri nyine, byakanga akazana nkayimufungura tukareba ikibazo yagize nkayimukorera nyine. Inoketo se iri ahangaha bimeze bite? Inoketo yari iya papa. Urimo urayikora? Ndimo ndayikora. Yagize akabazo nayo mu kanya nayo iraza kubikora neza cyane? Nayo irabikora.
ese nk'utundi tuntu tw'ikoranabuhanga ubasha kuba wakora ni nk'utuye ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye ko turabona hano hari amasinga menshi, hari amatelefone menshi, amatoroshi, ibiki byose, ibindi bintu by'ikoranabuhanga ubasha gukora ni ibihe? njyewe nabasha gukora radiyo n'imikoro ya radiyo, n'amakarikatirise n'amasaha, byose n'amatoroshi. Ese ubona ari impano ya cyangwa hari ahandi hantu runaka wabyize, tuvuge na n'urugero ugenda ukaba uri kubikora uyu munsi ariko ufite ahantu wabikuye? Oya, ni impano yanjye, ni impano yanjye navukanye. Byaje gute kugira ngo uvukane impano idasanzwe nk'ingi yo kuba wafata ibyuma by'ikoranabuhanga ukabikora uri umwana mutoya kandi ndaravukiye n'ubwo buzima budasanzwe, kuba ufite n'ako kababaro n'ako gahinda byose ariko uyu munsi bikaba bimeze neza? Yaje tujya nk'ahantu dutembereye, undi sangaho mu kanashari, undi mwaka agapuru kamwe mpita mfatana batiri ncometse mbona birakunze, niko nanjye niyumvishemo icyizere na bati nanjye nashobora. Sinongera hari ikintu nakora kikaba cyakunda? Byaje biga mu kangahe? Nahigaga mu wa kabiri primaire. Nibwo watangiye kuvuza n'ibintu by'ikoranabuhanga ibintu bikagenda neza cyane? Yego. Ibi bintu se urumva intego ubikorana ni igihe? Tuvuge yenda hari icyizere ubona ko ejo bishobora kubyarira umusaruro, cyangwa ari umusaruro byatangiye kukubyarira wino minsi yenda ugene n'ibyo umaze gukora cyangwa se n'ibyo runaka yenda ufite ahangaha turi kureba? Umusaruro hari byangejejeho, nk'ubu ino telefone ushobora kuyikora undi nkumva nk'amakuru cyangwa nkareba indirimbo cyangwa nkanayigurisha. Amafaranga ukayazigama? Nkayizigama. Ubuse amafaranga wabitse ukuye muri bino bintu? 800. Warayizigamye ubu ngubu? Narayizigamye 800, ejo bundi nagurishije batiri. Amafaranga urayafite ubu ngubu? Ndayafite. Uritegura kujya ku ishuri rero uvuga ati na niki hari amafaranga mfite nakuye mu bikorwa bitandukanye nakoze kugira ngo ubuzima ureke ko wakorohereza yenda n'ababyeyi mu mafaranga y'ishuri? Nk'ubu ngize 800, ushobora nko kugurisha ino telefone nk'igihumbi, akaba 800, papa agiye ngurira nka silipa nkazigurira, icyo gihumbi nyine nkagasigana na 800, nkaba n'akandi kantu nagurishamo hano cyangwa kano kabatiri, undi nkabona kikaba cyuzuye nk'igihumbi, nayo nkayizigama nyine, undi nkazayanywera amata ku ishuri. Umeze neza? Nase uvuze ko nta ababyeyi badafite ubushobozi bwo kuba bakwishyurira, mu by'ukuri urabona harabura iki kugira ngo nawe bino bintu ukora bibe byazamuka bikubyarira umusaruro n'ababyeyi bawe yenda bizabagirira umusaruro ufatika n'abandi bavandimwe bawe muri rusange muvukana ahangaha? Harabura abaterankunga nyine bamfasha nko kurira amashuri, nka uriya ni musaza wanjye kandi papa nta bushobozi afite, yishyura 80 ku kwezi, bigatuma rero natwe bitugira ingaruka nyine nk'inkweto, imyambaro. Icyo mbura ngewe nyine n'abaterankunga nk'aba ngaba, nabo n'abavandimwe banjye nabo bakeneye amafaranga y'ishuri, imyambaro. Hari n'undi muhererezi wacu ufite imyaka 3 nawe ku kwezi bashaka kumwishyura 50,000 ko abi Kigali. Ubu ngubu rero mva ukeneye umuterankunga, urumva iyi mpano yawe uteganya kugira ngo uzabyazemo umusaruro ufatika ndetse bibe byakugirira umumaro? Ndateganya nk'ubu mbonye ibikoresho, n'umuterankunga nyine n'amafaranga, erega nta mafaranga mafite, nta mafaranga mbafite, ibyo byose bituma nta kintu ngeraho. Nuko rero gira hari abantu batandukanye nyine baba badukurikirana, ubwira ati ugira icyo basaba nyine kuri iyo nkunga, bwa ati niba ukeneye kwiga, niba ukeneye ibyo bikoresho, kugira ngo mu by'ukuri niba arumva icyo yagira cyagufasha amenye aho yahera agufasha. Ndabasaba kumfasha nyine nk'amafaranga, imyambaro, amakaye. Nkabona ngubu nyine ejo bundi ikoresha 3, ubu nzaba ngiye ku ishuri. Nimbura papa n'abatarafite amafaranga, ubu nzaba ndetse kujya ku ishuri nyine. Kandi naratsinze. Ariko amafaranga y'ishuri yabaye ikibazo. Turagushimiye cyane Emeline rero, sibyo? Kandi ukomeze ukore, kandi twizeye ko yenda niba ari abantu badukurikiye muri rusange aricyo biteguye kuba bagufasha kugira ngo gahunda zikomeze kugenda neza.
rero nanjye ndabashimiye Imana izabahereza umugisha. niko yenda gato mbere yuko dusozeranya ngo tubwire kuri kino kintu ese yabitewe n'ubwo buzima butandukanye wagiye unyuramo ni izihe mbogamizi ubona uhuye nazo yenda ku bijyanye n'imikorere yawe n'iterambere rya muri rusange kugira ngo bageraho yenda bitewe n'uko wavutse ufite ibitsina bibiri n'iki n'abantu ko bagufataga n'abandi n'iki ni izihe mbogamizi ubona wagize kugira ngo zibe zarakuziteye n'uyu munsi? Hari igihe nyine abantu bambwiraga nk'uko ngufite ibitsina bibiri nyine bikambabaza cyane, undi nkaza nkigunga nyine, undi simbonye n'akanya ko gukora bino, simbonye akanya ko kwiga, sinanajyaga no mu bandi nyine kubera ko barambwiraga nabi, nirindaga ko nabajyamo bakambwira nanjye ibyo ngibyo nanjye nkababara. Ukigumira mu rugo? Nkigumira mu rugo. Ariko uyu munsi warakize? Hari n'abantu batandukanye batemera se ngo ibyo bintu byo kuvuga ngo umuntu avukana ibitsina bibiri bibaho mu by'ukuri, ese biravurwa bigakira? None tubwire mu by'ukuri icyo kintu ukureho urujijo, wenda niba n'umuntu dukurikiranye ashidikanya ikintu acyumve. Biravurwa bigakira. Ese umuntu avukana ibitsina bibiri gutyo n'iki? Bibaho. Ese tuvuge muri rusange icyo gihe tuvuge uvuka wari umuhungu wari n'umukobwa birumvikana, ubundi kwa muganga bo bakubwiraga ko mu by'ukuri ushobora kuzaba umuhungu cyangwa ushobora kuzaba umukobwa niba mara kuvurwa kiri? Umukobwa. Muri kano kanya rero turi kumwe n'umubyeyi wa Emeline nagiye kuganira nawe muri rusange ase nkadusangiza amateka amwe kujyanye n'umwana we kugira ngo bibe nkaho byagira icyo bidufasha kandi turebe ko aricyo twafatikanya kugira ngo ubuzima bugende neza. Katangiye tumwakira atangira bibwira ndetse kugira ngo tumenye muri by'ukuri turimo turaganira nawe turabakiriye. Murakoze cyane. Nitwa yanyu kugira ngo batangire n'abadukurikiye bamenye turi kuganira nawe. Nitwa Bishirambona Valence. Kavukire yanjye navukiye mu murenge wa Bushenge mu karere ka Nyamasheke Icyangugu, yitwaga Icyangugu. Ubwo naravutse nzana umudamu, maze kuzana umudamu turashyingirwa. Tumaze gushyingirwa ubuzima Icyangugu buducanga tumaze kubyara kane. Tumaze kubyara kane ubwo Emeline wanjye ni uwa kabiri mu bana bane. Ni uwa kabiri. Emeline yavutse buriya Emeline yavutse afite ibitsina byose. Yavukiye muri Cyangugu? Yavukiye Cyangugu Nyamasheke nyine, yavutse afite ibitsina bibiri. Ubwo kuva yava mu nda ya nyina twahise ko dutangira kumuvuza ubwo ngubwo. Ako kanya tujya kuri Rubefu Icyangugu biranga, bimaze kwanga tugaruka mu Bushenge nabwo biranga, baratubwira ati mu myaka 8 muzamuzane tubahe transfert mu Butare. Tumugejeje muhira mpita ko ubuzima bwanze niyizira i Butare gushakisha. Ubwo narashakisha, maze gushakisha ubwo bone n'abasizi Cyangugu, umuryango wose n'abasizi Cyangugu. Mbonye udufaranga ducyanda bahamagara barazamuka, bamaze kuzamuka turabana. Tumaze kubana ariko ubwo uko akura nabyo bikura, ibitsina byose bikura. Nkomeza kumuvuriza hano kuri kaminuza i Butare, ndamuvuza i Butare biranga, banyohereza CHK biranga, bangarura i Butare niho banyohereje Kanombe naho baramuvura wapi biranga, bakantuma ibizami. Hari ibizami natangiye muri RSS muri BMC hari Nyarugenge, basi biranga. Bimaze kwanga bakajya bambwira ngo nzamuvuriza muri Afurika y'Epfo. Byo muri Afurika y'Epfo bivaho barambwira ati nzamujyana mu Buhinde. Ubwo twageze ino muri kwa kumuvuza kose, ubwo mudamu yahise katwara inda. Amaze gutwara inda yarayitwaye. Ndavuga ati noneho ntago tukigiye kumuvuza, reka banze ubyare, numara kubyara tuzajya twamuvuza kubera yuko ubushobozi bwawe bwabuze. Aha dutuye hasize ku isoko bari kuhangereka. Ndavuga ati reka mpagurishe mvuze umwana wanjye yakiri. Nabonaga rwose biteye ubwoba kuko ibitsina byose byarakuraga. Bigenda bikura ku rwego rumwe? Ku rwego rumwe rwose. Iby'abahungu byarakuraga cyane kurusha iby'abakobwa.
basi ubwo ngubwo umudamu atwara inda, amaze gutwara inda ubwo ngubwo umudamu arabyara, amaze kubyara ubwo ngiye kubona mbona yabyaye ari ku itariki 8 z'ukwa mbere 2016. arabyara bamukoreye sezeriyene, bayikora nabi, bamaze kuyikora nabi umuntu arataha, amaze gutaha ariko ageze hano arambwa ati abasitajeri nibo banyigiyeho ndi kumva ntameze neza. ubwo kuri 30 ariko wa gatandatu w'umuganda niho nabonye birenze, musubiza muri kaminuza kwa muganga, barambwa ati umudamu turamusigarana. Baramusigaranye baravura biranga, byanze ku itariki 6 z'ukwa kabiri umudamu abarapfuye. namare gupfa ubwo ngubwo birancanga, nagiye mu bitaro nanjye nahahamutse, nabayemo wapi biranga kugeza na n'uyu mwanya byaranze. N'ubundi njya muri kaminuza bakankasininga, bakampa feneriga, yo ntazifite imbega sinsinzira, bikanga. Imyaka maze n'imyaka 4 nyine no gusinzira nk'utwo no kujahuka, ni nk'iminota nk'icumi kaba ndakangutse basi kwicara. No hari ubwo bimfata n'igihe bitamfata. ubwo ngubwo umwana namaze amezi 8 ntasubira Faisal. ubwo navuye i Kanombe byananiranye njya Faisal baramfasha, barambwa ati bizame watanze n'amafaranga watanze ni menshi. ubwo ni menshi, ntabwo ibindi twagusaba byagira wabivamo. mbabwiye n'ingorane nahuye nazo, uriya mubyeyi rwa Masirabo niwe wamfashije, aravuga ati noneho umwana no wa leta, reka tugusaidiye turebe yuko tukohereza muri RSSB, niba gusinyira ujye uza nyine tumuvurire kuri mituweli, kuko bataranyereza muri RSSB kuri kuri consultation kubona na docteur byari 10,000 100% nyine navurizaga ku 100%. basi RSSB n'umubyeyi baransinyira, bamaze kunsinyira ndagenda ndamuvuza biranga. ejo bundi abazungu babaraje, bamaze kuza umwana baramureba, umwana nibwo bamubaze, bamare kumubaga umwana yarakize. iby'abahungu babikuyeho, iby'abahungu babikuyeho, umuntu n'umukobwa special wuzuye, urareba yuko ari kumera amabere, ntiwanabimenya cyetse nkanjye cyangwa se n'abaturanyi babizi yuko nagiye Faisal kuvuza umwana, nabo n'icyangugu namubyaye babizi, nibo bashobora kuba bazi neza yuko umwana yari yavukanye 2, ariko ubu tuvugana ameze neza, yarakize. ubu ngubu ejo bundi bakoze ikizame tuvuye Faisal kubera yuko twamaze Faisal nk'ukwezi, kubera yuko batuvuye nk'ibyumweru 2, noneho badusohora akirimo asonde, tujya inyuma y'ibitaro tukajya tugaruka kumukoreshereza kontrole. ariko aho bigereye baratubwira ati nimugende noneho umwana asubire ku ishuri, ahubwo mujye mufotora ku gitsina, noneho mwohereze WhatsApp tumukurikirana. ubwo niko tubikora nyine, turafotora. ariko byarantangaje kuba ejo bundi yarakoze ikizami cya leta, bure akoze mu wa gatandatu, agiye kujya muri segonderi, agiye kujya mu wa mbere segonderi. ikibazo gusa nuko nta mafaranga mfite, nta bushobozi kufata abana 5, buriya hano mpafite 4, akandi nyina yasize katamaze n'ukwezi kabi Kigali. ni inshuti yacu yakajyanye, niyo gafite nishaba twari duturanye hano hepfo ku rya kabiri, yagiye gutura i Kigali, niho gafite niho karera. gufata rero abana 4 buriya yemeye agiye mu wa 3 segonderi, uw'imfura yiga mu segonderi mu wa 3 Mutunda. none Emerina nawe yatsinze, byanyobeye kuntu mbigenza, urebye ubukorikori agira, afata utuntu yafashe ngo akadege aragakora, sinzi ukuntu yabiterateranyije, gacometseho ibibatiri kaba karagurutse, kagwa ngo muri rest kaba karagurutse nk'ibintu akora n'amatelefone na keto yayishwanyuza tugacomeka, tukagenda tugateka icyayi, bimeze neza nta kibazo pe. ahubwo narumiwe nimba zashya,
ariko abifitemwo ubuhanga wagira ngo ni umuntu wabimwigishije ariko ni impano ye yivukaniye uko yavukanye ibitsina bibiri ni nako yavukanye impano yiwe yihariye yo gukora ibintu arabikanisha abantu bagera hano bakumirwa. Yenda tuvuge yenda nk'uyu munsi nk'umubyeyi umureberera urabona mu by'ukuri ntabwo ifite ubushobozi yenda turebye bitewe n'ukuntu ubuzima bumeze uyu munsi bitewe n'uburwayi bwo kunenda bwagusize heruheru kugurisha ibintu byose ariko uyu munsi hari icyo yenda ubona aramutse abonye inkunga itandukanye yavamo urabona ikintu akeneye cyane cyane nk'umubyeyi umureberera ari iki ku bijyanye nawe n'ubukorikori bwe kugira ngo yenda butazaba impfabusa be bwamugirira umumaro bunagire n'akamaro umuryango we wose muri rusange n'igihugu cyose. Ikintu cyamugirira akamaro ni uko yabona inkunga akajya mu ishuri yamara kugera mu ishuri ibi bintu afite mu mutwe wiwe ari impano ye karemano yenda hajejemo n'ubwenge bw'ishuri bwagira ikintu bumumarira kubera yuko umuntu uzi ibintu bimeze gutya wivumburira ibi bintu abito yirwa yicaye hano ageze ku ntebe y'ishuri cyangwa se akiga za mekanike n'ibiki umva ntago byagendera ubusa. Ikibazo gusa n'ubushobozi gusa nanjye birambabaje kuba nta bushobozi mfite bwo kuba namurihira ishuri. Mbega binteye agahinda kuba mfite abana 4 ari njyewe ubwanjye nta muryango n'umwe ndeba nta n'umwe ati bite byawe nta umwe bite byawe nasinye yuko abana banye nzabarera kugeza hamena nyine yenda ningira amahirwe nanjye nzagenda ngize aho mbagejeje kubera yuko nimba mfite imfura yiga mu wa 3 uriye ngize amahirwe nuko ndi kubona byanze pe nabuze n'icyo nagurisha kugira ngo ajye ku ishuri keretse mbonye uwansaidiye uwantera inkunga rwose nyakiga ko kurira abana bangahe 4 ndi umuntu w'umugabo nk'ubu ngubu ngiye gutondera igitoki pe kubeshya ni kubi ntekera abana vraiment ngiye gutonora igitoki ntago bintera isoni urebye n'intoki zanyu ntago ari intoki z'umuntu w'umugabo wo mu mujyi yenda oya ibyo ntago mbirebaho kandi nkabacunga ibyo kugira uburangare ku bana banje hoya ngomba kubitaho ntihagire umwana uncika cyangwa se ejo nanapfa bakavuga sinshaka ko bazasigara bavuga ngo papa yatubereye nabi yabonye mama apfuye nawe ajya mu birangaza ntiyatwita oya ndashaka ko abana banye nzabacunga neza ngize amahirwe bose bakiga byamfasha. Tuvuge yenda dusoza use nk'ugira nk'inama nk'andi babyeyi bashaka kuba babyara abana ameze gutyo reka bakabajugunya cyangwa se bakabatagaguza ntibafate neza bitewe n'uko wenda bavukanye nk'ubwo bumuga bo budasanzwe muri sosiyete nyarwanda usibye n'ahandi hose bari ibintu bitangaje kumva umwana avukanye ibitsina bibiri ariko ubahe nk'ubutumwa ku buryo yenda n'uyu munsi basha kubitaho akavuga ati nanjye ntonorigize ndi umuntu w'umugabo nkatekera abana kabari hano kura kugira ngo nawe yenda ubwo butumwa ugiye kubahereza nawe yenda bwabafasha kugira ngo bube bwabahindura bunahindure n'abandi bantu muri rusange ku mitekerereze yabo bagiye bafite ku bantu bavukana ibitsina bibiri. Buri gitekerezo nabahana inama nabungura Imana niyirema kuko bajya bavuga ngo ubyaye kibi arakirigata ngewe ntago ari kibi nabyaye umwana rwose yari afite ibitsina bibiri rwose nta kindi kintu nta handi hantu nari kumushyira nta kindi kintu nari kumukorera ahubwo we namwitayeho yenda kurenza n'abandi bose kubera yuko yo nicaraga ntagiye Fayisari mfite ibihumbi 10 cyangwa se ndi kuvuga ngo mfite matora hariye ngewe nagurishije matora mu nzu intebe ndazigurisha byose ndabigurisha ariko kugira ngo umwana wanjye abeho ariko ntago nagurishije matora kugira ngo ngure umuceri abana barye nagurishije matora yanjye kugira ngo umwana wanjye muvuze nabonaga nimba naravutse ngenda hari n'undi wavutse ari ikimuga uko yavutse ari ikimuga rero ntabwo nahita kumvuga ngo yebaba ngo umutererane kuko nta ruhare we yabigizemo ngewe narabyaye nakiri ikimana yampaye umuntu rero uvuga ngo ngabyaye ikimuga ngabyaye ikinyabibiri akajugunya iyo ngiyo ntamwiteho akavuga ati ngo azakura akamwihora akavuga ngo azakura uwo ngo wababara nabi ahubwo agomba guhaguruka bikanga ariko yahagurutse nanjye naravuze ati ndahagurutse hamwe n'Imana
Imana yaramfashije umwana wanjye yarakize. Ubwo yo nkigira gutya ngashyira amaboko mu mufuka, umwana wanjye yari kuzakura avuga ati papa yarandangaranye, ntacyo yamariye. Ariko n'ubu ngubu habonetse umuntu yenda wakuze afite ibyo bibiri akaba akibifite, ariko akaganira n'uwanjye yarakize, ise yagira ipfunwe. Ariko ngewe ubu ngubu nta pfunwe mfite kuko umwana wanjye ni muzima hamwe n'Imana, ni muzima. Abantu rero bafite imyumvire nk'iyo ngiyo nababwira yuko bagomba kwishyira hasi, kubera yuko twese turavuka iturema n'imwe kandi ikaturema bitandukanye. Nagira ngo rero muri rusange dushimira abantu twatukomeje kubana, nshimira abantu batandukanye. Nagira ngo muri rusange ube batangana muri wa telefone kugira ngo n'abantu yenda bashaka kuba ari nk'igitekerezo mwasangira, hari nk'ngo bashaka kuba bagutera mu buryo bugiye butandukanye, muri buryo kibaguhamagara bo bamenye uburyo kibakubona. Nomero yanjye MTN ni 07 8 32 90 569. Iza Tigo ni 07 2 5 30 260. Izo nizo nomero zanjye. MTN ni 07 8 32 90 569. Iza Tigo ni 07 2 5 30 260. Ngewe nitwa Bishirambona Valence, niryo zina papa yanyise Bishirambona Valence. Hari impamvu papa nyine hari impamvu izina ryaturutseho. Papa ntago yari yorohewe, byari ibibazo gusa. Tuzagaruka tubiganiraho n'ibyo byose turabona umunsi cy'ikibu kugira ngo tugende mu izindi gahunda, kandi turabashimiye, tubifuriza umwaka mushya muhira wa 2020, kandi aho muri hose namwe tubifurije amahirwe, kandi 2020 izabera iterambere muri byose. Iyi ni Impanuro TV, mukore subscribe ku bantu batarayikora, kandi ishya nihirwe mu byo mukora byose. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.